nongeye cyane kubasubiza inshuti bakunzi bavandimwe naho mugiye muri rose mpande zose zitandukanye. Niba muhungu wanyu umuhungu w'amahoro umuhungu w'ibyishimo nkaba mvuga ibitekerezo byanjye bya politike n'uburezi nemye kandi nisanzuye ndarya n'iminwa na ruhande mbogamiyeho. Ariko kandi ibitekerezo byanjye bya politike nk'uko busanzwe mubizi nkaba mbitangira mu buhungiro. Nagarutse rero niba muhungu wanyu nk'uko bisanzwe muri kano ka mwanya rwose ndabizi maze iminsi myinshi rwose nakora ibiganiro nanjye buriya naye nagize barabizi buri wese ntabura birantega, ariko ubu noneho nkeka nagarutse kugira ngo twongere tuganire twungurane inama mu bijyanye na politike n'uburezi. Hanyuma rero uyu munsi insanganyamatsiko nshaka ko tuganiraho rwose ndagira ngo mbereke impamvu ki u Rwanda inkotanyi mbese mu Rwanda harimo ibihugu bibiri. U Rwanda ni igihugu kimwe ariko kikaba kirimo ibihugu bibiri, nubwo ari agahugu gatoya rwose gato cyane ku ikarita y'isi, ariko ni igihugu kimwe ariko kikaba ari igihugu kirimo ibihugu bibiri. Kubera iki? Ndabanza mbabwire ni ubwigenge bw'abahutu. Tariki y'ubwigenge ku bahutu yabaye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962. Ibyo twese turabizi no mu mateka birahari birananditse. Ariko wareba ku rundi ruhande ugasanga ku itariki enye z'ukwa karindwi 1994 hafi yo kwegera itariki ya mbere z'ukwa karindwi akaba aribwo bavuga yuko habayeho ubwigenge, ukwibohora. None rero mbibasobanurire mwumve bino bintu ukuntu bihita bihura neza, buryo ki itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962 ndetse n'itariki enye z'ukwa karindwi 1994 ari amatariki abiri, ariko iya mbere z'ukwa karindwi akaba ari ubwigenge bw'abahutu, noneho enye z'ukwa karindwi ukaba ari ubwigenge bw'abatutsi. Uti bimeze gute? Reka nze manza ndirimba akaririmbo ubundi mite nza mbabwira mu byumba. Kubera akanyoni kavunitse ibaba, kubera akabuto kavuye mu butayu, kubera umuryo ushobora gucika ngicuranga, ndasaba imbabazi. Kubera amaganya y'akagakecuru, kubera amaganya y'akagakecuru kashize urubyaro kakicwa n'imbeho, ushobora gucika ngicuranga, ndasaba imbabazi. Warani Masabo Nyangezi, reka nababwire abantu babashije kujya kumva ibiganiro bya Sibomana Atanazi. Reka ino gitane manze nayishyira hasi mboneho njye mu biganiro nyabyo. Abantu mwabashije kumva ibiganiro bya Sibomana Atanazi, uburyo ki mu 1900 mbese no kuvuga ngo murabizi ko u Rwanda rwakolonijwe mbere na mbere rwakolonijwe n'abarema n'abadage. Germany hariya hajya abanyarwanda benshi, hanyuma hajya abanyarwanda benshi, nari njye ngo bahungira abanyarwanda benshi, hari abajyayo bagiye kwishakira ibyangombwa. Hanyuma murabizi ko aribo babanje kudukoloniza, nyuma bakaza kudutanga. Menya bari baratsinzwe intambara y'isi, niba ari ya kabiri sinibuka neza, batsinzwe intambara ya kabiri y'isi batsinzwe n'Ububirigi. Biba ngombwa ko Ubudage
butanga uduce twose bwakoronizaga harimo n'u Rwanda. Kuri icyo gihe rero ababiligi bahise bakora ibishoboka byose baha ubutegetsi abahutu. Nkuko mubizi umwami igihe cyose yabaga ari umututsi akagira n'izina ry'ubwami n'irya gitutsi. Ibyo ni ibintu bizwi na Sibomana Atanaze yarabivuze, ariko niwe wanteye akanyabugabo ko kugira ngo bino bintu mbitekerezeho neza mbashe kubyumva. Hanyuma rero ukuntu byagenze, b'ababiligi bahise bafata abahutu babaha ubutegetsi, kandi twibukiranye ko abatutsi bari barakandamije abahutu kuko abahutu babaga ari abagaragu b'abatutsi. Bamwe bakabahingira, bakabaragirira inka, mbese ni ukuvuga ngo icyitwa umututsi cyavugaga shebuja, icyitwa umuhutu kikitwa umugaragu. Hanyuma ababiligi baje bahita bafata abahutu babashyira ku butegetsi, aribwo bahiritse ingoma ya cyami. Noneho b'abatutsi bari baramenyereye kugira imbata abahutu, basanga ibyo bintu ntibabishobora. Ubwigenge abahutu babonye ubwigenge, b'abatutsi baragiye kera mu 1959. B'abatutsi bari bananiwe gutegekwa n'abo bari barahinduye imbata. Ni ukuvuga ngo n'ubundi biragora ko umuntu wahinduye imbata agarutse nyuma akaba ari ugutegeka. Ibyo bintu ntibibaho. Nawe fata akaryarugo, fata umuntu wabereye, reka tujye mu rugero urwa hafi. Dufata abantu mu Rwanda, murabizi mugira ba karyarugo. Noneho ufata umuntu wagize karyarugo, murabizi abagore mu Rwanda ukuntu baserereza ba karyarugo sha. Babahoza ku nkeke, barabahungeta, babatobesha. Umva, sinzi uburyo nayavugamo, babafata nk'icyo ntazi, nk'ikimbwihaze, babacunaguza. None ibaze umuntu wacunagujwe, noneho bibaye ngombwa ko ari wowe uje noneho kumubera akaryarugo, urumva ukuntu ahita bigenza. Bamwe bashobora kwihorera, abandi ntibihorere, ariko urumva abatutsi bari bariho icyo gihe baratinye. Bamaze gutinya barahunga muri 59, bajya gukora agatsiko kabo mu Bugande n'ahandi, bashaka uburyo bihuza. Noneho abahutu bwa bwigenge bwabo bwo ku itariki ya mbere z'ukwa 7 1962, ababiligi baba barabubahesheje, babaha kwigenga, babavanye ku buretwa bw'ingoma ya cyami, kandi umwami akaba yari umututsi ndetse n'umuhutu akaba yari umugaragu w'abatutsi. B'abatutsi rero babibonye baragenda bati ntabwo twasaba ubwo twimye, ntibibaho, kirazira kikaziririzwa. Icyaje gukurikiraho ni igiki? Ubwo b'abatutsi bahunze 1959 baragiye baforoma udutsiko, baforoma igisirikare, baforoma udutsiko tw'amabandi, kuko na Kayibanda Gregoire yakundaga kubivuga cyane ngo inyenzi c'est une troupe de banditisme, ngo binzererezi aho ngaho, amabandi y'inzererezi, amasarigoma, ko adashobora gufata igihugu, kandi koko byari byo. Hanyuma rero aho Habyarimana agiriyeho aza ari igishwi kiri aho ngaho. Hanyuma bwa bwigenge bahawe n'ababiligi, Habyarimana ananirwa kuburinda, aburyaniraho, ashyiramo ibyo twita agatsiko. Nge simbizi sinarindo, ariko ibyo ntago nabirenze ngo kuko byaravuzwe. Noneho b'abatutsi bahunze muri 59 bari baraboshywe n'ababiligi, bigatuma bahunga, baje gushaka ubwigenge bwa bene wabo b'abatutsi basigaye mu Rwanda ku ngoma ya Habyarimana na Kayibanda. Hanyuma baraza baha ubwigenge abatutsi bene babo, nubwo byabaye ngombwa ko bamwe mu batutsi bene wabo bahinduka ibitambo
bamwe bakicwa n'abahutu bavuga ikintu cyitwa interahamwe. Interahamwe nge nari nzi ko ari abahutu gusa, ariko interahamwe rwari urubyiruko ruvanze n'abahutu n'abatutsi ndetse n'inkotanyi na za nzererezi zose zari mu nkotanyi. Izo nizo zaje noneho zifasha kwica abatutsi, bihita bihinduka jenoside. Muri makeya, mu magambo makeya nuko bimeze. Ndaje ndongere ncuranga kandi karirimbo twongere twibukiranye ku bindi bitekerezo. Gitari yanjye yagize ibibazo kubera ko nayikomye ku kantu yahise igira arara. Reka nongere ngire mo gakeya niba nyihanganira. Tukiga tugakorera amafaranga, tugashaka akazi tukiyubahisha, tukagira ijambo, tukabwira amahanga ku Rwanda wareze neza. Ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko, utazi yava ntamenye iyajya. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania, ibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe na rimwe ko turi abana b'u Rwanda. Uburayi na Amerika, Aziya na Oceania, n'ibihugu bya Afurika, n'ibihugu bya Afurika biraducumbikira, ariko ntitwibagirwe na rimwe ko turi abana b'u Rwanda. Hanyuma rero abatutsi bamaze gutaha, nabo baza gushaka ubwigenge bwa bene wabo bari bari ku mbata y'abahutu. Abahutu bari bahagarariwe na Habyarimana Gisunzu. Nk'abatwa cyangwa abatwakazi nibo baririmba, nibo batagira game imwe. Ngayo nguko rero nibyo ndimo mvuga nti nyihanganire no kuvuga ngo hano haranashyushye cyane, ubu harashyushye rwose. Nibyo nari ndimo mvuga nti hanyuma babatutsi bahunze muri 59 baragiye bakora agatsiko, ka gatsiko kaza nako guha ubwigenge abatutsi bari barasigaye mu Rwanda. Ariko ntibabahaye ubwigenge gusa, ahubwo banatumye hakorwa jenoside, kuko uriya iyo inkotanyi zitaza gukenera gufata ubutegetsi cyangwa se ngo kubohora igihugu, ntabwo iriya jenoside yari kuzabaho, kuko no mu Burundi ntiyabayeho. Hanyuma rero kuri iyo ngingo wenda aho naba mpashinze agati, nkaza ku kintu noneho cy'uyu munsi cyitwa ukwibohora. Murabizi ko ukwibohora mu Rwanda babaga ari umunsi ukomeye cyane kabisa. Ariko murabibona ukuntu bisigaye bimera. Mu Rwanda nta munsi mukuru ukihaba, ntabwo mu Rwanda hakiba umunsi mukuru. Ari naho hahera havuga ya magambo ngo Kagame Paul
bakoresha barisha umurambo, bagakoresha byaba ariko biriya bintu wenda abantu mutabizi mu Rwanda, biriya bintu birashoboka cyane rwose. Masike hano wayikora ugafata ifoto y'umuntu, wamara gufata ifoto y'umuntu ukayikora rwose ugafata haba hari amakampani abishinzwe akagukora neza, amara kugukora noneho n'iterambere murabizi bya AI, ugafata ijwi ry'umuntu yavuga, biriya ni ibintu byoroshye cyane. Noneho ukibaza ngo u Rwanda ni igihugu gikennye bingana gute ku buryo kidashobora kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge. Wowe ntibanawizihiza kuko itariki y'ubwigenge yabaye barahunze, bo babifata nk'ibitabareba, ari nayo mpamvu bari barawushimbuje bya bindi bita kwibohora. None ukibaza ngo kuki umunsi wo kwibohora utagikorwa? U Rwanda rwabuze iki turutwe n'abarundi? Ese ubundi umunsi mukuru ukizihizwa, umunsi mukuru mu Rwanda ukizihizwa, umunsi mukuru uri politiki batangiraho konji hakabaho ibirori, n'uwuhe? Ntawe ukibaho. Byajyanye byose n'umurambo Kagame, baba bafite n'ubwoba bwo gufatwa na protokole, nabwo ibibananira. Ngaho nimumbwira umunsi mukuru usigaye ubaho mu Rwanda wa politike, ubuyobozi bukajya kuwizihiza. Ntawo. Hanyuma ahubwo ukajya kubona ukabona ngo Jeannette Kagame ngo mu Mbuto Foundation ngo yagize ibi n'ibi, ariko nzi kumuzuminga tu. Ujya kuri Facebook yanjye murebe, amaze kurebwa n'ibihumbi birenga 200, ibihumbi birenga 200 mu minsi ngasha. Facebook yanjye yo ndabafite, naramuzuminze ndamubereka rwose, yarananutse uriya mugore. Kandi ibyo njya mbabwira, uriya ntago akiri umupfakazi, ahubwo bishoboye azajya kongeramo ikindi kinyendaro bibe 5. Uriya yabaye umupfakazi, byararangiye. Kandi namwe muzageraho mubibone, amaso yanyu azagera habibereke mubibone. Hanyuma rero ngewe icyo nagira ngo mbabwire muri kino kiganiro rwose, ntago ari ibintu byinshi utabiza azagira habibone. Ubwigenge bw'abatutsi barabubonye ku itariki 4 z'ukwa 7 1994, babubona habaye ibitambo by'abatutsi bari barasigaye mu Rwanda, bityo babaryama hejuru. None ubu n'amagufwa yabo nayo aranamye hirya no hino ngo mu nzibutso. Nkibaza niko Kagame ahora aza inaha i Burayi gushaka amakoro, kuki atamugira inama? Kuko i Burayi ntago ikintu cyitwa kwanika imibiri y'abantu, bubaha umuntu wapfuye kuruta ibindi byose. Ntago kirazira kikaziririzwa kugaragaza amagufwa y'umuntu wapfuye. Kuki none Kagame ko nigeze kubona uwo bita Kagame kwigeze kuza ngo barakora urwibutso kose, muzazane n'abatutsi baguye mu Bufaransa rero bishwe n'intera hamwe nabo mushyiremo amagufwa yabo. Shakosha inkotanyi we. Hanyuma rero ngaye nguko nge mba nivugira nigendera, reka nshaka kandi karirimbo ngaruke mbagezaho ibitekerezo. Ariko mu Rwanda hari akaririmbo kari kunshimisha, ntazi icyo gasobanura. Akaririmbo ngo niba ari indi niba ari induru, nimba ari indi manganya, sibyo ndirimbo uko ni ukuntu yitwa kabisa. Njye ndi kuyikunda cyane, irimo utugambo twiza, undinde mwana wanjye. Ariko buriya sindura buriya bari kuririmba ubundi.
kera nizo baririmbaga Munyenshoza atarahabwa ijambo hamwe na Eric Senderi sasigaye abahe Eric Senderi asigaye abahe ngayo nguko rero. Hanyuma rero abanyarwanda muri mu Rwanda rwose iyo mbashyiriyeho Jeannette Kagame kuri Facebook yanjye nkabagaragariza uburyo yakokotse yarumutse neza njye ntago mba ndi gutukana, yarakokotse hano yazanye ubuhwi babwita ubuhwihwi hano mu ijosi imitsi yarareze ariko shamurangiye nabi kabisa. Hanyuma rero bakabafatira ibihano, mwabonye ko na bya bikampani by'abamuhungu wa Kagame byacukuraga amabuye y'agaciro babifatiye ibihano. Biriya bihano iyo bije abanyarwanda nibo bintu mwebwe bigiraho ingaruka, kuko imitungo yose iri muri leta nukuvuga ngo inkunga zose ziza zije gufasha abanyarwanda, barangiza bya binyendaro bya Jeannette Kagame uko ari 4 bikayiga bagabanya bigakora amasosiyete, amafaranga avuyemo bakayabika kuri konti zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nandi yose bibye n'izindi nkunga zasigaye zose bakazibika ku makonti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata ibihano ikabifatira abantu nk'abariya nk'uko nguko, nta burenganzira baba bagifite bwo kubikuza amafaranga yabo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta n'uburenganzira baba banafite, nta n'umuntu wabohereza amafaranga byibuza ngo abagoboke, ntibishoboka. Bariya bose baba barafatiwe ibihano. Niyo mpamvu uzajya kureba ugasanga nka Jeannette Kagame muzi, umugore ufite byose rwose by'u Rwanda, wikoreramo uko ashaka, ugasanga yarananutse bene kariya kageni, ugasanga yarwaye ibintu ku menyo, ntagiheruka kwa muganga ngo bamuvanireho biriya bintu by'urubobi, uruhumbu cyangwa se amavuta by'amamesa. Ugasanga umuntu ari aho ngaho, ushobora gusanga atanarya kubera ko imitungo yari yaribye ntago yari kuyibika mu Rwanda, bayibitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ari nayo ibatunga. None uyu munsi kubera ko babafata ibihano, babayeho nk'abapagasi bose, babayeho basabiriza basaba n'uwo bimenye. Handi buri ushobora no gusanga nta n'amafaranga y'isukari babona, noneho ugasanga wenda kubega yari afite inshuti, ugasanga nizo zimurwanaho, ariko umuntu yakurwanaho rimwe ntiyakurwanaho kabiri. Noneho ugasanga umugore yarananutse, yabaye uruvu rumeze yabaye nk'uruvu bahaye ubuvunderi. Nigeze kubona umuntu bita avuga ngo ubuvunderi ni iki? Ubuvunderi rimwe n'umwotsi w'itabi, ubwo nibyo ra ubundi uburyo ubuvunderi njye ukonze ubuvunderi n'ivu ry'itabi muri makeya babyita ngo ikira n'ivu ry'itabi, ariko nimba ntibeshye neza ubuvunderi. Ariko njye ukuntu narinzi iyo bafataga itabi abantu barya gubugoro bakaricakanga, bamara kuricakanga kuri kacanga gutya bakarivana mu kanwa bagahita bariha uruvu, rwahitaga runanuka imbavu ukazibara rugahita runapfa. Ariko ubundi ubuvunderi n'ivu ry'itabi, nta kindi njye niko mbizi. Hanyuma rero nawe yabaye nk'uruvu, bahaye ubuvunderi neza murangiye nabi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bill Clinton niwe waba bashyize ku butegetsi, dore mu buvuyeho nabi, ariko muzihangane mu buveho mutamenya amaraso nk'ayo mwamennye mugiyeho. Ariko noneho bikansetsa bikomeye cyane uburyo ingabo zo mu Bufaransa za zindi mwashinje jenoside zari ziri kumwe na Romeo Dallaire, wahawe indaya zikamwagaza, indaya indangamirwa zikamwagaza zikamwibagiza itabaro. Ubu noneho nizo ingabo zo mu Bufaransa nizo ngo muri kwifashisha ngo zizaze kubatoreza ingabo zo mu kirere n'izo ku butaka. Ubwo urumva ko wenda hari ibifaranga muba mwatanze, izo zahabu mwabuze aho mugurisha, muraza mukazibahera ubuntu, uko nta kundi mwabigenza ngo murebe ko babarinda mukarya kabiri. Ariko
umufaransa we sha ara simbizi mwahisemo nabi buriya. Hanyuma kandi kantu nibagiwe we, reka nze ncuranga ndahita nkavuga nari ngiye nkibagiwe pe. Indirimbo njyanira kubera rero maze iminsi ntacuranga gitari. Basakambarara ndandaraguza ndindangera mu mujyi Kampala na mbere ndararuka njye Buganda, ndararuka njye Buganda. Bajyaga bambwira ngo abavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya ruka, bandararuka njye Buganda. Nyine mba nyicuranze ukwanjye kwihariye. Hanyuma musigaye mubona ko abantu benshi biharaje guhunga bahungira Uganda, kugeza n'ubwo rwose umuvandimwe wanjye Theo Manirakiza nawe yagiye ngo yahungiye Uganda. Biriya ntabwo mbihakanye, yahunga, ntawe bitabera, nanjye byambera nawe byakubera. Ku gihe cy'inkotanyi nta kamarubaho, nabo zafatanyije nabo kwica abahutu n'abatutsi nabo barahunze, ibyo murabizi, amabanga birirwa bayamena. Ntabwo wambwira bo hari abahunga koko bihungishijwe bagiye gushaka kwica impunzi, ariko nka Theo Manirakiza rwose uriya nzi wakoranaga rwose na zimwe mu nyenzi, ariko muri diru zibanga, pana gukorana n'ubutegetsi, yakoranaga na bamwe mu bagize ubutegetsi ariko muri diru zibanga. Hanyuma ntibyagutangaza ubonye ngo yarahunze mu dukubo, kubera ko ntiyakoreye agatsiko, ahubwo yakoreye bamwe mu dutsiko. Kandi murabizi ko hagati y'inyenzi ubwazo, hagati y'abanyarwanda, mu ngabo, mu bapolisi, mu nzego zitandukanye, ahantu hose harimo urwikekwe, usanga hari uruhande rurwanya urundi. Manirakiza rero yabaye igitambo, yabaye victime cyuko hari agatsiko yakiniraga diru zibanga, hanyuma za diru zibanga hakaba hari akandi gatsiko bibabaza. Ka gatsiko kugira ngo gahombye inyungu za ka gatsiko kagenzi kako batumva ibintu kimwe, Theo bagombaga kumurangiza. Muri kwa kumurangiza rero, ka gatsiko yakoreye diru zibanga karamufashije arahungahungira Uganda, ariko ntibivuze ko n'ubundi atakigakorera. Bityo umuntu wahunze akaba azi ko yahunze akahungira Uganda, ntuzamugirire icyizere nubwo yahunze, ari kujya wumva ko yirinda kuvuga nabi ubutegetsi, akavuga ko yahunze abantu. Nibyo yahunze abantu bakorera mu butegetsi, ariko abo bantu n'ubundi n'ubu baracyavugana nabo, kandi bashobora kumwifashisha bikiza uwo wari warabananiye. Ngayo muri makeya, nguwo ni jyewe, uko niko mbibona ko Theo muzambaze ngiye turaziranye pe. Theo turaziranye, urabizi, twarasangiye rwose, twasangiye fanta, twasangiye inzoga njye ntabwo nayinywaga, urabizi, ntabwo ndi buvuge byinshi. Gusa sinakwishimira ko abana bawe badindira mu myigire, kandi sinakwishimira ko uhangayika, ahubwo nakwishimira ko usohoka muri ibyo bibazo urimo, warangiza ukaba Theo wa nyawe, ntube Theo utwiyereka uko tutazi. Ngewe nakwishimira wasohotse muri ibyo bibazo, cyangwa se ugahunguka najya kure kwava Uganda, kuko nabonye abantu bose barihuruje rwose, wagira ngo
yagoye bafunguriye amarembo mwese ngo agakomye ni Uganda, agakomye ni Uganda, agakomye ni Uganda. Simbizi ariko muzanakomeze munagende mugere ni Burayi kandi birashoboka cyane, buriya bamaze gusohoka mu Rwanda ibindi byose birashoboka. Nyuma rero Theo rwose Imana irakiza, ikintu wazize ntago wigeze uzira leta ngo igushake, ahubwo wazize bamwe mu bantu bo muri leta mwakoranaga muri diru zibanga, kandi izo diru zikababaza abandi bantu bo muri leta, bityo kugira ngo uruhande rumwe ruca urundi intege ugahinduka igitambo, kuko ni wowe nagereranya nkaho wari izingiro by'agatsinda wafashaga. Murabizi mu Rwanda rwose ibyo si ibintu mvuga, mwese murabizi mubibamo. Ahantu hari abakozi haba harimo ibice bibiri, igice kigusha ikindi bishaka kugushanya, kuko hari igice kiri inshuti no kwashe, sindi ubisobanura ibyo murabizi. Tewo rero nicyo wazize, Imana izagufasha ubisohokemo, n'abana bawe bige yuko nge narabakundaga cyane, ariko we ntago nigeze nkukunda gukura igisambo. Nyuma rero reka bavandimwe banjye, nagarutse ngiye kujya nkora ibiganiro byanjye bya buri munsi uko bisanzwe, mu bushobozi bwanjye buke mfite bw'ibikoresho no muri tekinoloji yanjye nkeya nzi, ariko nzajya mbaha ibitekerezo. Abari barambuze mwongere mugaruke mukande kuri notification, ntimukore subscribe mwamaze kuyikora, ahubwo abashyashya mukande kuri subscribe. Nta muntu ukora subscribe kabiri kirazira, ahubwo umuntu iyo ukanze subscribe rimwe biba bihagije, wakane no kunzogera biba ari ibyo, ahubwo kiba gisigaye ni ugukora like. Waba hari umuntu w'inshuti yawe wizeye ukamusangiza kino kiganiro, uwo niwe jyewe. Imana y'amahoro ije bampera umugisha, nanjye mbahoza ku mutima. Sinanga u Rwanda, sinshaka no kuzafata u Rwanda, sinshaka no kuzifatanya n'ibigarasha. Ibyo murabizi rwose, ababizi barabizi. Jye sinshobora kwifatanya n'ibigarasha, nubwo nanjye ndi ikigarasha, kubera ko ntavuga neza ubutegetsi buri ubutegetsi buyoboye u Rwanda, ariko simvuga nabi u Rwanda, kuko u Rwanda ni rwiza, ahubwo ikibazo ni ubutegetsi buriho, ndetse n'ubuzajyaho ntabwo mfite icyizere ko buzaba bwiza. Hanyuma rero aho muri hose mwega abanyarwanda mu nce zose zigiye zitandukanya, abarunda, abakongomani mwumva ikinyarwanda, n'abanyamahanga bari mu Rwanda bagerageje kwiyintegra bakacyumva bakumva gakeya, reka mbabwire ngo Imana amahoro bampera umugisha. Mumenya aho muri, mumenye ko igihugu cy'u Rwanda murimo ubutegetsi bwacyo, nubwo mwabuhungiyeho ntibwatinya kubica. Mumenye aho muri, mumenye uko mwitwararika, mumenye uko mubana n'inkotanyi, mumenye uko mubana n'abanyarwanda bafite imitima yahungabanye, batonekwa. Iyo uvuze gatahita toneka, inkovu zihita zisukiranya, inkovu zihita zongera zikavuvuka, inkovu z'agahinda, inkovu z'agahinda zihora zivuga, inkovu z'agahinda zihora zivuga. Hanyuma rero abantu bafite inkovu z'agahinda namwe nta kundi byagenda, ni amateka mabi twaciyemo. Icy'ingenzi ni uko mubyemera kandi mukivuga ko se biravurwa sha, ntabwo bivurwa sha. Buriya iyo wamaze kugira ikibazo cy'ihungabana rikabije, agakomye kose urongera umutima wawe ugatera, n'ibibazo bikiyongera. Hanyuma rero reka mbashimire rwose, ndabizi hari abankunda, hari abanyanga, abandi mujya kuri Facebook yanjye nitwa Mwarimu Ben, murebe ibyo mba nakoreye ingenzi cyane nzikubitiraho, kuko ho barandeba rwose abantu bakanandika commentaire nkayisubiza. Ariko kuyo mperutse gushyiraho ya Jeannette Kagame yarakokotse mu ijosi n'amatama byose rwose yarahorose, abantu banditse commentaire z'ibitutsi ntago ndamara kuzisoma, zarananiye pe, narananiwe. Mba ndekeye, kuko commentaire yose ndayisoma nkayikoraho like kugira ngo ntazayigarukaho. Iyo mbonye ko ari ngombwa kwiyisubiza ngayisubiza, naho nsubiza ngo mpisenseka sha, hari aho ndabafite nzaza mbakubitiraho akanyafu ngayo nguko. Hanyuma rero reka mbasezereye, Imana y'amahoro ibamera umugisha. Abantu bavugaga ngo njye mbahe ibiganiro birebire, reka mbibahe nyine, ubundi muruhuke, nanjye njye mbabwira nduhuke ngayo nguko.
gusa ndumva mu bintu nari nateganyije kubabwira muri kino kiganiro mu bijyanye no kwibohora, mu bijyanye n'ubwigenge, nibyo mu magambo makeya ku muntu wenda ugiye kwirukankisha, ningira amahirwe kano kantu azakumva, ni uko ubwigenge bw'abahutu babuhawe n'abakoloni b'ababirigi, bityo kuko abahutu bari barabaye imbata z'abatutsi, b'abatutsi bari baragize imbata abahutu, banga kuyoborwa n'abo bagize imbata, biba ngombwa ko bahunga bajya kongera kwisuganya. Babahutu nabo bagiye ku butegetsi, murabizi karya rugo, uravuga ngo inkirabuheri, bahinduka nk'inkirabuheri, bibagirwa uwabirukansaga, bakize impemubero bibagirwa icyabirukansaga. Bantu rero, bantu bari barabahinduye imbata bajya kwishyira hamwe, noneho barongera bagaruka, ubu bamaze kugira nanone abahutu imbata, ndetse n'abatutsi bari mu Rwanda icyo gihe banze guhunga, ubu nabo babaye imbata z'abatutsi bari barahunze. Imyaka imaze kuba 32. Ngayimana y'amahoro bampera umugisha, nakagaruka. Ndi umuhungu wanyu, umuhungu w'amahoro, umuhungu w'ibyishimo, nkaba mvuga ibitekerezo byanjye bya politike n'uburezi. Ni ibitekerezo byanjye, rimwe na rimwe n'ibintu nabonye, hanyuma ibitekerezo byanjye bya politike nkabishyiramo n'uburezi, kuko ari wo mwuga wanjye nari mfite mu Rwanda. Ntasi ndabona umwuga, ariko sinabayeho na nabi. Uriya mu Rwanda bakosha ibihugu biratandukanye kabisa. Mu Rwanda iyo utakaje akazi urapfa kubera inzara. Mu Rwanda iyo wigeze gukora ugatakaza akazi, akazi kawe bakakwirukana, urapfa uko byagenda kose. Inzara irakwica, ibibazo birakwica, agahinda karakwica, ugapfa, ukageza naho utabura imyenda yo kwambara, bityo ugapfa. Ariko inaha uba warakoze uba utarakoze ubaho. Abantu rero mwarigeze gukora mukabura akazi, muhunge hakiri kare sha. Imana y'amahoro bampera umugisha.